Ikiganiro ku ntiti zabayeho mu kwigisha Ikinyarwanda muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi hagati ya 2015 na 2019 mugiye kukigezwaho na Jean de Dieu Uwitonze uzwi ku izina rya Jado Madiba. Intiti ya mbere ni mwarimu Gasimba Francisco Savel. Uyu mwarimu 2015 kugeza 2019 yigishaga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi ibijyanye no kwigisha ubuvanganzo nyarwanda. Uyu mwarimu yagiye yandika ibitabo bitandukanye harimo nka Ikivugo cy'imfizi bangaheza, Isezero rya Kigeri. Ntabwo ari ibitabo gusa yanditse, kubera yuko yanditse n'igitabo yasohoye mu mwaka wa 1999 yise Indege y'Ubumwe Rwanda rw'ubu. Yanditse ibindi bitabo bitandukanye harimo n'icya Gasharo. Ntitwakwirengagiza ko yagaragazaga yuko ubuvanganzo ari umunyu w'isi, aho yabisobanuraga agaragaza yuko igihe ushobora kuba ubabaye ushobora guhanga. Ikindi yagaragazaga yuko umuntu afite inzira zitandukanye ashobora kunyuramo agaragaza ibihangano bye. Hari abazi kuririmba bakaba babigaragaza mu ndirimbo, abazi kubyina mu mbyino, abazi kuvuga neza imivugo n'ibindi bitandukanye. Uyu mugabo yari umuhanga cyane ku buryo yagendaga twigisha uburyo bunyuranye ushobora kunyuramo ku buryo waba umuhanzi mwiza. Ntawakwirengagiza uruhare rwe mu guteza imbere ubuvanganzo nyarwanda. Intiti ya kabiri turasanga mwarimu Twiringiyimana Kirizogona. Uyu mwarimu icyo abenshi bamwibukiraho hagati ya 2015 na 2019 nuko yatwigishaga gusesengura ikibonezamvugo. Uyu mugabo ntabwo twamwibagirwa kubera ururimi yatwigisha rwo gusesengura rwo muri Kongo bita idoko. Twabaho urugero nkawe yatangaga ngo omana omadi dotatemba enzembo ntituzaririmba indirimbo. Twibukiranye ko iyi mbumba nyigisho yari ikomeye, abantu batakurikiranaga amasomo abenshi ntago bayumvaga neza, byasaba kugira ngo bakore imyitozo myinshi cyane ishoboka cyane. Yagiye atugaragariza yuko gusesengura Ikinyarwanda ushaka uturemajambo bisaba kugira ngo ubikwikire neza, utanawusha n'isegonda na rimwe, uhora uri maso kugira ngo ubashe kuritambuka. Ikindi tumuzeho nuko mu masomo ye ntabwo yagiraga icyo bita assignment cyangwa se imikoro ngiro. Byasabaga yuko aguhereza umukoro wa buri muntu ku giti cye kugira ngo abashe kureba uko ugenda ubikora. Aha yirindaga ko hari uwaba yazamuka nta kintu azi. Tumushimira uruhare yagize mu guteza imbere Ikinyarwanda. Intiti ya gatatu harazaho umugabo bita Barayavuga Jire cyangwa se Yuri. Uyu mugabo yigishaga ibijyanye no gusesengura imyandiko, analyse textuelle. Ntabwo twamwibagirwa ukuntu yasesenguraga imyandiko atugaragariza neza icyo umwandiko ari cyo, icyo uhatse, insobeko, uko ibitekerezo by'umwandiko bigenda bikurikirana, ingingo zigize umwandiko. Uyu mugabo yigishaga neza ku buryo yasobanuraga akantu ku kandi, umunyeshuri ku munyeshuri, ku buryo utari kubasha kuva ku mbuma nyigisho utayumvise nk'uko bigomba. Nawe ntitwakwirengagiza uruhare wagize mu guteza imbere ururimi rw'Ikinyarwanda. Intiti ya kane turahasanga umwarimu Intiti Inkomarume Associate Professor Nsanzabiga Eugene. Uyu mugabo yari umwarimu w'intiti ikomeye cyane, yigishaga ibijyanye n'iyiga ndimi nyafurika. Ntabwo twamwibagirwa ku musogongero kwiga ndimi nyafurika. Ikindi twamwibukiraho nuko yigishaga imbumba nyigisho zikurikira. Izi ni zimwe twabashe kubasomera ngo tubagaragarize. Harimo iyo bita iyiga ndimi nyamudasobwa, iyiga ndimi nyamuryango, iyiga ndimi nyamyitwarire, ihindura n'isemura. Uyu mugabo yari intiti kugezaho kugutanga mu ishuri byasobanuraga kuguma hanze. Ku isaha yagenwe we yahageraga mbere y'iminota 30
bishatse kuvuga ngo nta winjiraga nyuma ye. Muri izi mbumbanyigisho twamushimiye uburyo yagendaga zisobanura atanga imfashanyigisho zifatika ndetse zigaragara. N'umwarimu wizanaga projecteri ye, n'umwarimu wasobanuraga kugeza naho yazanaga ibikoresho bikenewe byose kugira ngo tubashe kumva isomo atarinze kubisaba ikigo. N'umwarimu wasobanuraga akantu kandi akabaza cyane. N'umwarimu wakosoraga kandi agatanga ibisubizo umunyeshuri ku munyeshuri aho yagiye abyica. Dore byamurangaga. Yirindaga umunyeshuri wandika ibintu nk'uko bivuga. Urugero, ndumva ngiye gusubiza nk'ibyo ugasanga urabyanditse, aho yagucishirizagamo ibikato byinshi n'ibirongo akakubwira ngo uko uvuga niko wandika. Aha yashaka kubwira yuko iyo umuntu agiye kwandika abanza gutekereza agahitamo amagambo ari bukoreshe, yarangiza ya magambo yahisemo akayashyira kuri rwa rupapuro. Ikindi, kubahiriza imyandikire. Uyu mugabo niyihanganaga na gato umuntu wica amategeko y'imyandikire. Ikindi, yarazwiho ku kintu bita ubumenyi rusange, connaissance générale. Ndabyibuka neza, hari umunyeshuri yabajije ngo ese Somalia tuyisanga kuye mugabane. Igisubizo yasubije ntago nakibasubiza. Mukisubize. Yamubwiye yuko atarakombye kwiga kaminuza, yakombye kubanza akajya kwiga geography. Indi nitakwirengagiza niyo bita Musamakweli Pio. Wigishaga imbumbanyigisho yo kwigisha Ikinyarwanda nk'ururimi mvamahanga. Ntimukazatinye kutwegera kubera yuko byagenda kose naho umunyamahanga yaza mu Rwanda ntabwo yabura umwigisha Ikinyarwanda, kuko izi mbumbanyigisho nazo abahanga bagiye bazitugaragariza. Musamakweli yari umuhanga cyane, ntabwo twakwibagirwa ko kwigisha Ikinyarwanda nk'ururimi kavukire, teaching Kinyarwanda as mother tongue. Ntitwamwirengagiza ku ruhare yagize. Hari indirimbo yatanze yo gusesengura Zuba ryanjye. Ni umuhanga cyane. Se mwamuyibuka? Abatayibuka tuyibasogongeza. Ni wowe zuba ryanjye rirasira iburasirazuba, uhereza imirasire yawe. Niyo ngiyo. Mu bijyanye n'imikorongero nawe iyi ndirimbo yarayitanze ngo tuyisesengure kandi akayikosora ku manota menshi cyane. Musamakweli nayo ntitwakwirengagiza uruhare wagize mu guteza imbere ururimi rw'Ikinyarwanda hagati ya 2015 na 2019.